nuko mudashaka kwatura ngo mubivuge. Buri haters n'umurozi wo mu bitekerezo. Yego. None niwe murozi mubi noneho. None Ama-G uri mu bantu bari Ama-G the Black amubona hano ni ikigoryi, ni igicucu, ni umukene, ni umugome, ni umuntu udakunzwe n'abantu. Bazajya bishyura. Oya bazabireke nta nubwo nshaka ko bagishyura. None Ama-G uzongera kugaragara gute mu bitaramo atari ibitaramo bino binini kumwe umuntu agukeneye wenda amaye urugero rwiza ngewe koko pe byuze nibyo nge muri 2015 nabagikaronye rero kwitandukanya niki kino nakoreraga nibyo bintu muri 2015 urumva ngerageza kwitandukanya n'ibyo bintu. Yego uretse abaraperi ngabo bakubiswe amacupa ku mutwe cyane. Rero umuntu aravuga ati uyu muntu uvuye aha hantu namutumira akaririmbira mu kabari kandi biri cheap. Ikibazo gikomeye nakundi nyine ni ukwihangana. Ama-G urakoze cyane. Abumwe akabatukisha bose. Engineer ndizera washubijwe. Noneho uyu witwa Ama-G uretse nje ikibazo witwa uretse engineer. Sawa. Hano hari umuntu witwa Isayi APRFC. Hari ikintu waba ushaka kubaza Ama-G? Ntacyo. Ivugira engineer. Ngiye hari ikibazo nshaka kubaza Ama-G, sibyo? Murabona ko ubwo tureke kuvuga abarozi tuvuga abahaters, sibyo? Abahaters bari ahantu hose. Erega buriya nuko mudashaka kwatura ngo mubivuge. Buri haters n'umurozi wo mu bitekerezo. Yego. None niwe murozi mubi noneho. None Ama-G uri mu bantu bari Ama-G uri mu bantu barihisha abafana, sibyo? Abafana batakikubona bakakubona kuri YouTube nguroroye ukoze iki, sibyo? None uri kudutama imizigo, uri korora, none waje kuri TikTok babita ku mihanda, sibyo? Uramanaginga ute abahaters ko ugiye kubarusha hit cyangwa kumenyekana cyane kuri TikTok? Ibyo bintu ndabyizi kandi ndakuzi, sibyo? Kuko uri hard worker mu kintu ugiyemo n'usinzira. None uramanaginga ute abo barozi bagiye kongera gustressa mind yawe no gushaka kuyica no gushaka kugira ute kwinjira mu bitekerezo kugira ngo bongere bagusubize mu nkoko kandi wari bwo ugiye kutwereka inkoko zawe n'umuziki wawe byose. Ikintu nafashe ngashyira muri njyewe nuko mbikorera iwanjye mu rugo. Indirimbo nzikorera iwanjye, inkoko nzororera iwanjye, nta mushyitsi wazi iwanjye ntazi yavuye. So ibintu byose umuntu afata imigabo n'imigambi. Ariko hari sirikirere internet mba nyifite iwanjye. TikTok nyikorera iwanjye. Ariko tekinolojiya ubwo bivuze ngo ibijyanye no kukwica mu mutwe bitinyuze ku mbuga nkoranyambaga bagutuka byo ibyo byararangiye. Okay, aho ngaho uzabishobora kwereka ukuntu byarangiye. Si ushaka ko mbikwereka?
mbwira se. Yego. Ama G The Black mubona hano ni ikigoryi, ni igicucu, ni umukene, ni umugome, ni umuntu udakunzwe n'abantu. Arakodesha. Ama G amafaranga yaramushiranye, Ama G yatandukanye n'abagore, Ankora urumogi rwinshi. urumogi, ni no mpamvu wambaye. Ama G mubona gutya ite ihungabana, arwaye icyo bita depression. Ikindi kintu wazana hejuru y'ibyo bintu bro ni igiki? Ko numva se byose bihari. Umuntu Ni igiki? Ceceka. Umugwaneza ceceka. Ubwo ikintu gishyashya ni umupagani, ni umusinzi. Ubwo ikindi wanzanaho ni igiki wowe? Ko numva byose se bango imitego yose ni wowe uraza kuyivuna mu mutwe. Ziriya nkoko za Ama G size, urumva abantu bavuga iryo jambo, ziriya nkoko za Ama G size. Kumana Ama G arwaye mburugu, Ama G sida, Ama G arwaye imitezi, arwaye umutima. Ama G ni umurwayi wo mu mutwe. Ngaho mbwira ikindi kintu uza kumbwira rero. ndiko aho ntacyo narenzaho. None se ubwo ngubwo iyo ufashe iyo sinzi kurapa umbwira iki? Umbwira iki? Red Bro. Oui. Twikomereze sha. Ageze umuntu witwa Manzi. Manzi, hari ikintu ufite cyo kubaza Ama G? Umbwiye? Hari ikintu ufite cyo kubaza Ama G The Black? Edbu, umuntu uri bugume kuri pano atari kugira ikintu avuga ujye uhita umumanura hasi uzamura abashaka kubaza. Hari ikintu ufite cyo kumubaza? Muri kano kanya ntago ngifite. Edbu, manura reba umuntu uzamura hariya hasi. Arufa baza. Ikibazo nshaka kubaza kindi. Ubu kugeza ubu ngubu ndabizi Red Stephen zo kugukina byo bamaze kubirogeramo, sinzi uburyo bazabirogora. Urumva? Ubu aho kumenyekana ho haragaragaye, uyu muntu batamumenyekanisha ari imenyekanisha. Oya naciye mu ijambo bya Radio Station ibyo nta n'ikintu bikivuze. Ubu buri muntu n'abantu be, ubu abantu bamaze na YouTube channel. Engineer. Yes. Nasabye radio kutongera kunyina bro. Bazaje Kenya bishyura. Oya bazabireke. Nta nubwo nshaka ko bagishyura. None Ama G uzongera kugaragara gute mu bitaramo, atari ibitaramo bino binini kumwe umuntu agukeneye wenda muri show z'inshuti, urumva? Muri show ahantu runaka ko naho hakatiye bizagenda gute kugira ngo ngere ugaruke kurogera. Burabyare biri gupfira hewe. Cyamara okay. Murajya mugomba kuntunga ku bubi na bwiza abantu muri hano kuri pano mukansayidira. Indirimbo nabaririmbiye murazizi, ndacyaririmba n'izindi, ariko mumenye ubwenge man, mumenye ubwenge, mwikumva amabwire y'abantu. Nimba abafana bayo na Reyo ifite abayo, hari ukuntu umuntu aza agahita avuga ngo genda ushishikariza abantu kudafana ikipe imwe cyangwa iyindi. No, ibyo narabirenze.
ariko tekereza ko ndi gukora firigo rwihishwa. Mwana mbabaje Imana izajya iborohereza. Arufa baza dore niwe ugezweho. Tungura ubaze ikibazo cyangwa igisubizo cyangwa n'inyunganizi cyangwa n'igitekerezo cyangwa natwe tumushakira igisubizo cyangwa natwe tukubaze uwo musatsi. Oya baza ikibazo baza ejo Arufa baza ikibazo Amaji cyangwa se umubwira ikintu cyo wamutekerezagaho kera ndubona kitari ko kimeze iki. uzingiye ikintu namubwira se uretse Arufa hano ushobora kubabara urumva ugiye kubaza umuntu witwa Hakizimana mani ngatwagiye njye ntabwo ari ikibazo ahubwo sumubwe ko ari igitekerezo ra kuko ibyinshi twagiye tubiganira nyine njye inyunganizi naguhereza ndetse uko nabyita inshuti uranga inshuti nyine inshuti uzibonera mu byago uba urimo inshuti ufite ubungubu abantu bose bagutereranya n'izo nshuti ugomba kuzagenda nazo mu gihe wongeye kugira gute uzi ko umuntu agira ibyago muri buriya buzima butari ubwabo mu gihe wenda apfa kujya gushyingura bagakuraho fone kubera kubura taransiporo bro wowe nibyo ndi kuvuga twe tujye twiganirira twishimane ibintu byo kuza dukora icyo bita scam narabicitse nanjye mfite icyo navuga. Yego ariko icyo navuga ni mu buzima bwa rusange ahanini kwese experience maze kugira mu buzima ku myaka mfite kuba waravuye mu ibyo bintu ntabwo ari we wiyoboye ufite wumviye umutima nama wawe warakoze. Yego uzarya duke twiza ariko tuguha amahoro abura warubizi jya ukomeza usenge cyane azaza ibyo ukora byongereho gusenga cyane amahoro azaza. Noneho hari ikintu wavuze abakumva bagira ngo uyu muntu koko wenda bitewe n'umuntu imitekerereze ye nagumye kugukurikira. hari ikintu wavuze ngo kugira ngo mbereke ko byanyobeye ngo nagurishije imodoka yanjye. abantu wita ko ari inshuti zawe nibo aba bandi wibwiraga ko ari inshuti zawe nibo basubira inyuma bakakuroga bakakugirira nabi mu buzima bakakugirira kandi wagiye muri iyo modoka yawe ukabasanga. hari akantu twagize gutya tugura muri famiye ariko tugura akabanza tugiye gukora nk'aho igikorwa kigaragara. wenda n'akantu nabasangiza kugira ngo umenye abantu mubana. Ka gakorwa agezeho tubona umubano urahungabanye. Njyewe ubwanjye umudamu aba ari umujyanama w'urugo ni ukujya inama. Naramubwiye rero n'ukuntu wasubira kuvugana n'uriya muntu mukongera mukaba inshuti, genda ujye muri banki ufate ibipapuro. Noneho bya bipapuro yari amafaranga yagiye gukoresha icyo gikorwa. Genda ufate muri banki ufate ukoreho procedure ubikureyo umwereke ko uri gusaba inguzanyo byakuyobeye. Uriya muntu azongera mu b'inshuti. Umugabo yaragiye afata ibipapuro muri banki aragenda abyereka mu nshuti bati byanyobeye ati rwose
ati sinzi niba bazarima umuntu yaragiye ako kanya umutima uhita ugaruka ahita yongera aragaruka inshuti nyine kuko yabonye ko mucuti we nageze mu bibazo ni wa muntu wari wizeye ko ari we muntu wa hafi yawe wa bugufi sekera babandi ugurira inzoga babandi ugurira fanta babandi ufasha urabafasha ariko ni ibintu byawe bashaka we ntibagukeneye. Exactly. Urakoze cyane. Hari indirimbo amaje avuga ngo ceceka ikibazo cyawe, hari n'abafite ibitabarika. Iyo story tubwiye rwose ni ibintu bibaho ku isi. Reka mbabwire ibi ngibi ni ibintu bimbayeho hashize amezi 6. Njye namye ndi umuntu ufite umutima wo gufasha, ngafasha umuntu nkishyurira umwana ishuri atansabye minerivare atabinsabye, nkafata amafaranga ngaha umuntu ngo rya kuri Noheli, nkafata $1 ryanjye 100 nkariha umuntu atari mfashije rwose ho kabyara. Umva se umutima nsigaye mfite. Nukuri reka twumvire. Oya mureke mbaganirize mu menye umuntu. Tuganirize rwose tuguteza amatwi. Ujye ugendana nawe umenye uwo ari we. Ibintu nafataga amakado ngiye ngo gukora voyage. Nkafata amakado nkagera ubwo nkirayo kuri reserve ngayo ntazagera uwo ngeraho ngasanga hari umuntu nibagiwe. Nkafata urugendo nagenda nkajya kubasura Marigreke hari abantu usura wenda bitewe n'uburyo bazi ko mutabana babageraho ugasanga banze no kuguha umukono barabebeye kandi wowe ukeneye kubasura. Ndabona inuza igiye gushira igiye kumanuka.